Bakunzi ba MTV turabashoje muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'uburengera bwaryo, dukomeza kwihanganisha abafite ibibazo bigiye bitandukanye, bagasana abacira inzira bikemuke. Ibisanzwe rero muri kumwe na Mutesi Petit Channel ya yindi MTV. Uyu munsi tujya gukomeza ku kiganiro cyacu cy'imyororokere, ariko uyu munsi turavuga ku bangavu n'ingimbi. Abangavu ni igihe imihindagurikire y'umubiri aho umuntu aba ari kuva mu bwana ajya mu bukuru. Icyo gihe gitangira hagati y'imyaka 12 na 14 gukomeza, ariko hari n'igihe biba mbere yaho. Imihindagurikire y'umubiri ku bakobwa: gukura mu gihagararo, kubyibuha mu matako no gukura kw'imyanya ndangagitsina muri rusange. Hari ukumera insya, incakwaha, amabere. Umukobwa ashobora no kurwara ibishishi. Habaho kandi kurekurwa kw'intangangore no kujya mu mihango bwa mbere. Mu gihe cy'ubwangavu umukobwa ashobora gusama kabone nubwo yaba atarajya mu mihango bwa mbere. Rero mujye mwitonda. Impinduka noneho ku basore, ku bahungu: gukura mu gihagararo, kubyibuha mu gituza no gukura kw'imyanya ndangagitsina muri rusange. Kumera insya n'incakwaha, kumera ubwanwa, impwemwe, kuniga ijwi, kandi umusore ashobora kurwara n'ibishishi. Hariho abasore hariho n'abakunda kwiroteraho cyangwa gusohora bwa mbere, niko twavuga mu Kinyarwanda. Muri iki gihe cy'ubwangavu umusore ashobora gutera inda igihe akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, kabone nubwo yaba atariroteraho. Ni kimwe rero n'abakobwa nabo bashobora gusama mu gihe cy'ubwangavu nubwo baba batarajya mu mihango. Rero aha hantu haraguye, niho bamwe usanga batwaye amada, niho bamwe usanga bari kubashwa bakiyumva. Noneho impinduka z'imiterere n'ibyiyumviro ku bahungu n'abakobwa. Aha ngaha ngiye kuvuga muri rusange, kandi koko nibyo. Umwana uramubwira akakurebera ku rutugu, kwiyumvamo ko abandi batamwumva, guhubuka mu gufata ibyemezo, gushaka kwigenga aho kugengwa n'umuryango cyangwa se ababyeyi, akumva ko akakurebera ku rutugu, wamubwira ukagira ngo si we ubwiwe. Mu guhubuka mu mivugire, barahubuka cyane bakicuza nyuma. Gutekereza ko no kwibaza cyane ku mpinduka zibirimo kumubaho, gutangira kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo myaka rero iragoye. Ababyeyi bajye bakunda kuba hafi abana babo bari muri iyi myaka, kandi inshuro nyinshi banabumve cyagiye baba bahubutse, bumve ko nabo atari ahubwo ari imyaka bagezemo. Ni imyaka ibashuka, ni imyaka iboshye. Imyaka iragora, ngira ngo nta muntu utarayiciyemo. Buri umwe wese ku ruhare rwe muri iyi myaka yakubwira amatega yakoraga. Rero ni ukubaba hafi ababyeyi bafite abana bageze muri iyi myaka. Tugeze ku ngingo ya 4. Ku ngingo ya 4, mu mibonano mpuzabitsina zikwirakwizwa. Zanduza zinyuze mu gitsina igihe habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye. Zishobora kwandura kandi habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye ikorewe mu kibuno cyangwa se mu kanwa. Izo ndwara kandi ababyeyi bashobora kuzanduza abana batwite, babyara cyangwa se babonsa. Zishobora no kwandurira mu guhuza amaraso hagati y'uwanduye n'utanduye. Icyitonderwa: imibonano mpuzabitsina idakingiye yakwanduzwa nubwo yaba ikozwe inshuro imwe. Imiterere y'imyanya ndangagitsina y'umugore yorohereza kwandura indwara zimwe na zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ku bagore cyangwa ku bakobwa ntizigira ibimenyetso. Hari igihe ubirwara ntubimenye, ukazashiduka nyine ugiye nyine hahandi. Cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abakobwa cyangwa se abagore
cyane rikorwa n'abahungu cyangwa se abagabo, yaba rimwe, izi yaba ari zimwe mu nzira ituma iyi ndwara ikwirakwizwa. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abakobwa cyangwa abagore cyane rikorwa n'abahungu cyangwa se abagabo. Iyi ni imwe mu nzira yakwandura izi ndwara. Rero nibyo nari nabahitiyemo, nahangaha mbisoreje. Ejo tuzakomeza mu bimenyetso by'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Tuzavuga ibyo bimenyetso ku munsi w'ejo. Rero niba ukunda ibyo nkugezaho, kandi kuri aka kazogera kugira ngo nidushyiraho ikiganiro kijye kikugeraho. Ndabakunda, bye bye, kandi mukomeze kunshyigikira.